ni cyiza cyane kuri ubu, bituma uruhu rwawe ruba soft, rworoha cyane, ugatandukana n'ibiheri, amatashi se. Ku bantu benshi muhura n'inshuti nyinshi zitandukanye zikagenda zababwira imiti itandukanye, bigatuma uruhu rwanyu mukomeza kurwangiza. Gusa tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu, mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi. Twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu cya Life Tips. Ubu ngubu twaba tugiye gukora ku bintu bitandukanye, nkuko mubizi dukunda gukora ku bintu bijyanye n'ubuzima, imyororokere se. Gusa ubu ngubu nyine abakunzi bacu bakunze kudusaba ko twakora ku kirayi, tukababwira ibyiza by'ikirayi n'ibintu ikirayi ikintu akamaro k'ikirayi muri rusange. Tubabwira ko ikirayi nyine nicyo tugiye gukoraho maske. Gusa hari n'akandi kamaro ikirayi kiba gifite. Ikirayi umutobe wacyo ushobora kunywa nka kimwe cya kabiri ku munsi, nka kabiri cya gatatu ku munsi, kubera ko kidufitiye akamaro. Ushobora kunywa umutobe wacyo ukakugirira akamaro ku buzima bwawe. Gusa tudatinze mu magambo, ngiye kubereka ibikoresho ndibuze gukoresha, ibyo ndibuze gukenera ngiye gukorera maske yo ku kirayi. Ubu hano dufite ikirayi, ahangaha nkaba mfite akayunguruzo, ikiyiko n'agasoro agasahani ndibuze kuyungururiramo wa mutobe w'ikirayi cyanjye, n'icyuma ndibuze guhatisha. Ufite blender nta kibazo wayikoresha, gusa udafite blender ushobora gukoresha aka kantu k'akarape ugakarapa ikirayi cyawe, n'isahani ndibuze ko rapiraho ikirayi cyanjye. Murakoze, reka dutangire. Njya gutangira mpata ikirayi cyanjye, nizere ko muri kundeba neza. Undi kugihata, mu gihe ndi kugihata rero bakunzi banjye mukomeje kunkurikirana kuri News TV Rwanda, mukomeze mwandike muri comment ikindi kintu mushaka ko nzakoraho kugira ngo mbashe kugishaka hakiri kare nzabakorere, ubundi dutwike. Ndacyari guhata ikirayi cyanjye. Kandi mukomeze mukore subscribe ndetse na like, mutera na comment cyane kugira ngo tumenye ibyo tugomba guhindura n'ibyo tugomba kubazanira bishya. Ikirayi cyanjye rero ndangije kugitunganya, ngiye kukironga. Nakoresheje ikirayi kimwe kubera ko ntago ndakora maske y'umunsi umwe. Ejo nyine nibwo nzongera gukora iyindi, gusa ubu ngubu ngiye gukoresha ikirayi kimwe cyonyine. Nuko ikirayi cyanjye cyatunganye kimeze neza, ngiye kukirapa. Ushaka gukoresha ahangaha cyangwa ahangaha, gusa ndashobora gukoresha ahangaha, gusa ngenda akoresha aka gatoya kubera ko nshaka utuntu dutoya kugira ngo mbashe kubona umutobe mwinshi wo gukoresha maske yanjye. Ubu ngubu nyine ntabwo nateguye ku kiganiro cyo kuvuga kuri juice y'ikirayi, nateguye maske yonyine kubera ko niyo abakunzi banjye bagiye basaba cyane. Mukomeza no kubinsaba kuko nabakorera umutobe w'ikirayi, nabo nzabatunganyiriza mubakorere nta kibazo. Ubu ngubu ndi gukora ikirayi cyanjye. Gusa nk'uko nabibabwiye, ufite blender wabikataguramo uduce tunini ukayiblendinga ukabasha gukuramo nabwo gukora maske, cyangwa se ushaka ukawukora. Uri kubibona ko biri kugenda biza. Ari akanya gusa, nkuko musanzwe mumenyereye ko gukora maske biba byiza cyane iyo uyikoze nimugoroba ugiye kuryama. Ubwo rero nkaba ngiye kuyungurura ikirayi cyanjye kugira ngo mbashe kubonamo umutobe uri buze kunkorereza muri aka kanya. Gusa biba byiza wakoresha ikirayi cyose nimugoroba ugiye kuryama. Gusa ngenda akoresha akantu gatoya kubera ko ari sample ndi kubereka, ndi kubigisha n'ukuntu ikirayi gikoreshwa. Ndaza kwiyungurura. Muri kubona ko ni produit ya naturel, nta kindi kintu navangiyemo, ni ikirayi cyonyine.
nzagenda mbereka ko nyine hari n'ibindi bintu ushobora kuvangamo, gusa ubu ngubu nyine iminota yanjye nihaye ko ngomba kubereka ikirayi cyonyine, akaba ari cyo ngiye gukoraho. Nk'ubutaha nyine bitewe n'ukuntu muzaba mugenda mubitsa muri comment, nzagenda nkora ibindi bintu bitandukanye ngenda mbereka. Ngubu rero nkaba ndangije, ngiye kwisiga ikirayi cyanjye mbereka uburyo gikoreshwa, ukaramo ukisiga. Komeza wisiga ahantu hafite ikibazo kugira ngo ikibazo cyawe kibashe gukemuka, ubashe kugira po nziza. Ikirayi ni cyiza cyane ku ruhu, bituma uruhu rwawe ruba soft, rworoha cyane, ugatandukana n'ibiheri, amatashi se. Ku bantu benshi muhura n'inshuti nyinshi zitandukanye zikagenda zibabwira imiti itandukanye, bigatuma uruhu rwanyu mukomeza kurwangiza. Gusa ako kanya ikintu cyiza ni uko mwabonye umuntu ubisobanukiwe, ugomba kuzajya babwira ku bintu biri natirere bitagugiraho ingaruka ku ruhu rwawe, bituma uruhu rwawe rusa neza kandi bitagusabye ubushobozi buhambaye. Ibirayi ndabizi abantu benshi baba babifite mu ngo zabo, ntabwo ari ibintu bisaba kugira ngo ujye gushakisha ahandi hantu, kuko duhorana nabyo. Gusa akenshi abantu benshi baba bazi ko ikirayi kugiteka bakakirya, kubirya mu biryo se, mu mvange, mu firiti, ariko akamaro konyine k'ikirayi ntabwo bari bazi ko ikirayi ushobora kukisiga ku ruhu rwawe rukaba rwiza, ugatandukana n'ibiheri. Rero naziye igihe kugira ngo basobanurire, mumenye byinshi byerekeranye n'ibyo duhura nabyo mu buzima busanzwe, n'ibyo dusanzwe dufite, tukamenya uko tugomba kubikoresha. Nk'uko nabibabwiye rero, ikirayi ntabwo akamaro kacyo ari kugiteka gusa mu nkono ngo ubirye utekemo ifiriti. Akamaro gafite ibintu byinshi bitandukanye. Kubiteka yego ni byiza kuko urarya ukumva urahaze, ifiriti bikenewe, abantu benshi bakunda ifiriti, gusa umutobe wabyo, nongeye mbibutse, umutobe w'ikirayi ufite akamaro kenshi ku buzima bwacu, ufite byinshi cyane udufasha. Noneho byagera ku bantu baba bifuza kugira uruhu rukeye, uruhu runoze, runyereye, bidasabye kugura amavuta ahenze, kujya mu mafarumasi se cyangwa kujya mu ma supermarket kugura amavuta meza, uruhu rwawe rukagenda rurushaho kuba rubi, rukangirika. Nabazaniye umutobe w'ikirayi kuwisiga byonyine, nta kindi kintu uvangiyemo, ko nabyo ari ingenzi. Ubu ngubu rero ngiye kumaze kukisiga, muri kubibona ko nisize, nihaye n'iminota 15 nk'isanzwe. Kirakajya kiraba cyumutse, nimara kuba cyumutse ninoge mu mazi kureba ko niba hari dore ko ikintu cyacu koko gikora umuti wa kirayi wacu ukora nyine. Tugeze iminota 15 turebe ko kitubuze kuba cyadufashije kandi hari icyo cyakoze, cyatanze impinduka ku ruhu rwacu. Nizeye ko muri kundeba neza, nicyo nisize, nta yindi produit navangiyemo, ni ikirayi cyonyine. Muri kundeba neza kandi nagitunganyije mundeba ukuntu abikoze, ntabwo ari ibintu birenze, biroroshye cyane. Nawe uri mu rugo wabikora kandi ugasa neza wibereye mu rugo, bitagusabye ibintu bihenze cyane. Ni ibintu byoroshye, nawe wabikora. Turategereje iminota 15 yacu kugira ngo umuti wanjye ube wakoze neza. Muri kubireba ko ari byo ntegereje ko umuti ukora. Kandi bakunzi bacu, nimwibagirwe subscribe ni ikintu cy'ingenzi, ndetse na like kuri video na comment kugira ngo turebe ibyo twahindura, nabyo birakenewe. Tudatinze rero, ndi kumva ikirayi cyanjye cyumutse, ubu najya gukaraba mu maso. Banza mfunge imisatsi yanjye kugira ngo noge mu maso ndi comfortable, ntuje, nta kibazo mfite ko imisatsi yanjye ishobora kwangirika. Twagiye rero gukaraba.
mwabibonye neza ko nakarishije amazi yonyine. Ufite amazi y'akazuyazi cyangwa akonje nta sabune yakoresheje, ukoresha amazi yonyine. Ufite amazi y'akazuyazi cyangwa akonje ushobora gukaraba nta kibazo, nta ngaruka byakugiraho. Ni umuti uri natirere twakoresheje, nta kintu na kimwe ushobora guhindura ku ruhu rwawe, usibye ko rucyari koroha rukamera neza cyane. Nizere ko muri kundeba neza, umurwayi rwatanze impinduka. Ntiwibagirwe gukora like ndetse na subscribe na comment, naho ubutaha. Murakoze cyane.